Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo umuvandimwe. Turacyaganira rero ku maturo, twagiye dusobanukirwa byinshi ku bijyanye no gutura. Hari abantu bagiye bambaza ibibazo binyuranye, nubwo wenda haba hari ibyo ntarageraho mu buryo bwo gusobanura, ariko hari ibyo umuntu ambaza nkumva wenda kugisubiza kitabuza ko ibisobanuro bizakomeza. Nazagera igihe cyo kugisobanura mu buryo burambuye, ariko ukaba ufite byibuze, navuga ngo ufite ubumenyi kuri icyo kintu. Hari umuvandimwe rero wambajije ikibazo, arambwira ati amaturo n'ibitambo turi kubisobanukirwa, ariko dore ikibazo dufite. Ngewe nsanzwe mfite famiye wenda iciriritse, hanyuma iyo famiye ni ngewe ireba. Kenshi na kenshi kuyifasha cyangwa se gukora n'izindi nshingano, kuriha amashuri, kugira gute, akenshi bituma nanjye imibare yanjye mu buryo bwa ekonomi bigwamo, mbese bigahuriramo ku buryo nanjye nta kintu nsagura. Najya no mu misa cyangwa se gusenga, ati n'iryo turo sindibone mu by'ukuri, ahanini bitewe n'uko wenda nta n'ubushobozi mfite bwo kuribona. Ati se ubwo icyo gihe koko utabashe gutura Imana yakurenganya? Ati hari nubwo njya mu misa ngasanga mfite udufaranga duke. Icyo gihe yamaye urugero rw'iyero rimwe, ati ngasanga mfite nk'iyero rimwe, ati nkavuga ngo se Mana, cyangwa ngo amasantime, ati nkabwira Imana ngo se Mana koko ngo ubu aya mayero koko urayakira? Ati ngapfa kuyatanga, ariko mu by'ukuri numva atariyo nakagombye guha Imana, ariko mu by'ukuri nta bundi bushobozi mfite kubera ko ariyo yonyine mfite. Ati se ubwo koko nabigenzane? Ese inshingano za famiye cyangwa se inshingano zabo mfasha zo ntago Imana yazibonamo nk'ituro, kuko naryo ni igikorwa cyo kwitanga? Umuvandimwe rero nuko yambajije, kandi impungenge ze zifite ishingiro. Nawe ushobora kuba ufite ikibazo nk'icyo muvandimwe, ariko ndagira ngo nongere musubize kandi nawe ngufasha niba ufite ikibazo kimeze nk'icyo ngicyo. Icya mbere cyo namubwiye, agomba kubanza kumenya gutandukanya ituro n'imfashanyo. Ituro ni icyo wowe wikuriye ku mutima, ukavuga uti ngiye gusenga cyangwa se mfite igikorwa iki n'iki, ndumva nshaka gutura aya n'aya kugira ngo nezeze Imana. Imfashanyo ni ikintu wikurira ku mutima, ariko kandi ushobora kugitanga cyangwa ntugitange. Tuvuge uransanze mfite ikibazo, noneho usanze wenda ko icyo kibazo cyanjye gifite uburemere, avuga uti ngiye gufasha uyu muntu. Ubwo icyo gihe iyo umpaye uba umpaye imfashanyo, ariko ntabwo ryitwa ituro. Rikaba ritandukanye n'iryo tumaze iminsi tuganiraho, ituro ugenera Imana ukariha umukozi w'Imana, burya riba bitandukanye n'imfashanyo waha umukozi w'Imana. Noneho rero icyo nshaka kuvuga cyane cyane, namubwiye uwo muvandimwe, namubwiye yuko ituro n'imfashanyo bitandukanye, kandi kuba twatura mu kiliziya cyangwa se mu masengesho bitavanye n'inshingano tuba dusanzwe dufite. Kuko turebye wenda nko kuri iri somo tumaze iminsi tuganira, urugero umupfakazi w'Iserabuta, urasanga umupfakazi w'Iserabuta nubwo yahaye Eliya bitaramubujije kuguma mu nshingano ze z'urugo. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo hari inshingano tuba dufite, hakaba n'ituro tuba tugomba gutanga. Ni ibintu bibiri bitandukanye rero. Ikindi kandi, ikintu cyose kivuye ku mutima ni ukuri Imana iracyakira. Nka wa mupfakazi watuye agaceri ariko Imana ikagashima, nawe ushobora gutura ako kayero kamwe, ariko Imana ikabibona ko ari kuvanye ku mutima, kuko ntabwo uyimye byinshi ko ntabyo ufite, ahubwo umutima wawe urerekana yuko uramutse unabonye byinshi warenzaho. Ndizera yuko aho ngaho hasobanutse. Nzabisobanura neza mu gihe tuzaba tugeze mu gihe cy'uko uko twatanga amaturo, cyangwa se uburyo abantu batangamo amaturo. Tuzongera tubiganireho, twongere tubirambure neza, tubyumve neza. Haleluya. Ntabwo rero turimo kwirukanka, kuko turi kumwe n'umugenga w'ibihe, ahubwo turagenda buhoro tugerageza kumva ikintu ingingo ku ngingo, tugerageza kubiganiraho kugira ngo buri wese ajye agerageza kumva, ku buryo naho wahura n'undi muntu akakubwira atariko ati ngiye sinsobanukiwe cyitwa gutura, icyo tugiye tukamenya uko bimeze.
ikindi kandi amaturo nayo nabivuzeho, ntago amaturo yose angana. Hari ituro ryitwa 1/10. Iryo rero ni naryo abantu benshi burya bakunda gutekerezaho, ariko si ryo ryonyine. Ibyo ngibyo ndumva narabisobanuye. Ushobora no gutura ituro ryo gushima, ushobora no gutura ituro ry'impongano. Ni ukuvuga ngo hari amaturo y'ubwoko bwinshi. Niba avuga ituro rero ntugatekereze 1/10 gusa, kuko hari n'andi maturo. 1/10 ni rimwe mu maturo umuntu ashobora guha Imana. Haleluya. Aho tuhumvikaneho rero. Abantu benshi rero usanga niyo bavuze ngo gutura duhita dutekereza ngo koko ngo 1/10 sinjya ngitanga, ntago ari cyo cyonyine, ntago ari ryo turo ryonyine usabwa. Hari n'andi rero, ubwo tuzagenda tubiganiraho, ariko ituro watanga ntabwo rigomba guhagarika inshingano wari usanzwe ufite ku bavandimwe, ku nshuti cyangwa ku muryango wawe. Ntabwo bihagarara pe. Ariko kandi nk'uyu mupfakazi w'Iserabuta tugiye kumva, ese iryo turo ni ngombwa ko kuko turitanga? Nkurikije rero uko twagiye tuganira, ukagenda ubyumva neza muvandimwe, nawe waje gusanga ugomba kuritanga, kuko uyu mupfakazi w'Iserabuta iyo ataza gutanga iryo turo, iyo ataza gutanga iyo mfashanyo kuri uyu muntu w'Imana, iyo ataza kugira ubuntu bwo kumuha, ntabwo yari kubona imibare. Twarabivuze ejo, ntabwo yari kubona imibare yo mu ijuru, kuko yewe yari kubona imibare yo mu isi, ariko yo mu ijuru ntabwo ari kuba yifite. Imibare yo mu isi rero ni ya yindi 2 gukuramo 1 biba 1, ariko imibare yo mu ijuru 2 gukuramo 1 twaje gusanga ari ibyishimo by'iteka ryose, igihe kirekire, umunezero. Mbese ubwo ni ukuvuga ngo mu mibare hari igihe bajyaga batubwira ngo iyi ni infini, ubwo 2 gukuramo 1 mu ijuru ni infini, bitewe n'uko Nyagasani yakugeneye kubikora. Haleluya. Turakomeza rero tuganire ku mupfakazi w'Iserabuta na Eliya. Twatandukanye tumaze kubona ukuntu natwe rimwe na rimwe tujya twifungira imigisha kubera kudatanga. Iyaba twamenyaga agaciro ko gutanga, ni ukuri twatanga tutagombye no kubaza ngo ese ngo koko ngo ubuse koko oya. Ibyo ngibyo nta nubwo byakatubereye inzitizi, kubera ko nako kantu waba ugiye gutanga uko kaba kangana kose, burya Imana niyo iba ikaguhaye. Hari igihe rero umuntu abeshya Imana, akanabeshya n'abantu, birumvikana, ugasanga amaturo yose aragwingiye. Nibyo nabwiye abavandimwe ku itariki ya 19 ubwo Nyagasani yantumagaho, narababwiye nti rero hari igihe wowe ujya gutura ituro ry'ikinyoma, noneho twese uko twahuriye mu misa twese turaririmba ngo ibyo dutunze byose ni byawe, noneho twebwe ngo tukazana ngo ituro, tuhazane ituro tukavuga ngo tubabarire uyakire mubyeyi mwiza. Amaturo yacu nyine twifatanyije na Kristo witanze w'igitambo kitagira inenge. Ubwo izo ni indirimbo dukunze kuvuga kuririmba dutura amaturo yacu. Noneho twamara kuyageza kuri altari tukazanya amaturo y'ibinyoma, bavandimwe bari iruhande rwacu bagakomera amashyi ikinyoma cyacu, natwe tugakomera amashyi ikinyoma cyacu. Imana yo mu ijuru nisingirizwe mu kuri, ahubwo tukayisingiriza mu kinyoma cyacu. Ni ukuvuga ngo ngiye naje nje gutura ituro ry'ikinyoma, rya rindi ririmo inabi, ririmo inzika, ririmo umujinya, narigeze kuri altari abavandimwe bagakoma amashyi. Mu buryo bwo mu ijuru iryo turo ntirirenga aho ngaho, ariko mu buryo bwo mu isi bakomye amashyi bati tubabarira uyakire mubyeyi mwiza. Ariko mubyeyi mwiza yareba agasanga nta turo ririmo, agasanga ni ibinyoma gusa. Niyo mpamvu yahindukira avuga ati ayo maturo mutura aranukira, ntabwo nkiyashaka, nimuvane ibyo bitambo byanyu n'ayo maturo yanyu ntabwo nkibishaka. Iyo bituranywe nabi Imana irabigaya pe. Noneho rero nkavuga ni muvandimwe, reka turebe ukuntu twatura ituro Imana yishimira. Haleluya. Imana yishimira. Umupfakazi w'Iserabuta rero turacyakomeza kumuganiraho. Ejo twabonye ukuntu we n'urugo rwe bamaze kwakira Eliya bagakora ibyo Eliya yari yababwiye, twabonye ukuntu banezerewe. Ntabwo byarekeye aho rero. Eliya azura umwana w'umupfakazi. Igitabo cya mbere cy'Abami umutwe wa 17 umurongo wa 17. Nyuma y'ibyo dore icyabaye, umwana w'uwo mugore nyir'urugo yararwaye, indwara yirakomera ku buryo yamuhitanye. Umugore abwira Eliya ati mfiki nawe muntu w'Imana,
ese wazanywe iwanjye no kwibutsa Imana icyaha cyanjye ngo wicishe umwana wanjye? Eliya aramusubiza ati mu mwana wawe. Amumukura mu gituza, aramufata amujyana mu nzu yo hejuru yararagamo, amuryamisha ku buriri bwe. Hanyuma atakambira Uhoraho agira ati, Uhoraho Mana yanjye, ese urashaka kugirira nabi uyu mupfakazi wancumbikiye umwicira umwana? Eliya arambarara gatatu hejuru y'umwana, maze atakambira Uhoraho agira ati, Uhoraho Mana yanjye, umwuka w'uyu mwana numugarukemo. Haleluya. Uhoraho yumva ijwi rya Eliya, maze umwuka w'umwana umugarukamo, asubirana ubuzima. Eliya afata umwana amukura mu nzu yo hejuru, aramumanukana amuhereza nyina. Eliya aravuga ati, dore umwana wawe ni muzima. Umugore abwira Eliya ati, yego, noneho menye ko uri umuntu w'Imana, kandi ko ijambo ry'Uhoraho avuga ari ukuri. Ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Eliya rero umupfakazi agize ibyago. Umupfakazi agize ibyago rero, ajya ku umwana arapfuye. Umwana apfuye, umugore ararira, aragenda ajya kureba umuntu w'Imana, aravuga ati, ubuse waje mu rugo rwanjye koko kwibutsa Imana? Ubwo ni nko kwijujutira umukozi w'Imana. Yaravuze ati, umva, ubu narakwakiriye, nguhe ibyo nari mfite, none umpemukiye utya koko? Ni nko kumubwira ati, niyo fu n'ayo mavuta niyo bibura, ariko umwana wanjye akabaho. Mu yandi magambo, umupfakazi yarijujuse, yijujutira Eliya. Mu yandi magambo, ni nko kwijujutira Imana yohereje Eliya aho hantu. Aramubwira ati, mfiki nawe muntu w'Imana, ese wazanywe iwanjye no kwibutsa Imana icyaha cyanjye ngo wicishe umwana wanjye? Urumva ni nko kumubwira ngo ubu se waje gukora iki ko none umwana wanjye apfuye? Mbese ni nko kumubwira ati, koko ubu umpemukiriye iki? Mfiki nawe, ni ikihe kibazo mfitanye nawe cyatuma umpemukira bigeze aha ngaha? Abantu b'Imana rero, cyangwa umuntu w'Imana, nubwo bari kumwe n'Imana ariko ntategeka Imana, kandi Imana ijya yemera ko ibyo ngibyo bibaho. Haleluya. Kugira ngo yitamurure. Haleluya. Kugira ngo yitamurure, yerekane ko ariyo Mana y'ukuri. Amina. Imana yemeye ko umwana apfa. Umwana ajya gupfa, Imana yarabirebaga. Eliya uko yakabaye ko uwo mupfakazi uko bakamuzimaniye, yagumye, kuko niko n'Imana yari yamubwiye ngo azahagume kugeza igihe Imana izamubwirira. Noneho rero uwo mupfakazi yubakiye Eliya inzu yo hejuru, kuko uko cyumvikana ni uko ngo yamujyanye mu nzu yo hejuru. Iyi nzu yo hejuru rero turasanga ari nayo Elisha yazuriyemo wa mwana wa mugore. Ugasanga rero ko iyi nzu yo hejuru ifite ikindi gisobanuro wenda twe tutajyaga dutekereza. Inzu yo hejuru twatekereza ko ari etaje, ariko icyo bishaka kuvuga ni ukuvuga ngo umukozi w'Imana nubwo mwaba muri kumwe, nubwo waba ureshya nawe, ariko mu by'ukuri abagusumbye, abagusumbije intera, abagusumbije intambwe, abagusumbije uko abayeho. Naho waba ubona mureshya, burya aba afite inzu yo hejuru. Naho yaba atagira aho acumbika, ariko burya Imana bavugana, Imana akorera, iba yaramuhaye igarade ryo hejuru yawe. Haleluya. Amina. Haleluya. Aba afite igarade riri hejuru y'iryawe muvandimwe. Nicyo bishatse kuvuga. Umupfakazi rero abonye umwana apfuye, araza kureba Eliya. Eliya rero nawe aramusubiza ati, nk'umwana wawe. Ni ukuvuga rero ngo nubwo umupfakazi yari arimo kwijujutira Eliya we ntiyataye ibyiringiro, kuko yari yiringiye Imana yakoreye. Haleluya. Imana ya Eliya ni Imana ikomeye cyane. Birashoboka cyane ko twaba tutaramenya amakuru ya Eliya. Birashoboka cyane ko twaba tutarigeze dusoma iyi nkuru ya Eliya, ariko igihe kirageze kugira ngo dusobanukirwe umuntu w'Imana aba ameze ate, umukozi w'Imana bari mu ntoki. Eliya rero yarambaraye hejuru ya wa mwana gatatu, Elisha we yamurambarayeho karindwi, umwana arazuka. Haleluya. Umwuka umugarukamo, amusubiza nyina. Haleluya. Inkuru ni imwe, ariko wenda ikozwe mu buryo ni bumwe, bujya kuba bumwe, kuko nawe yamusengeye igihe kirekire kandi yibutse Uhoraho. Aramubwira ati, ese Uhoraho koko
ubu ugiye kubabaza uyu mugore kandi yarangiriye neza. Haleluya. Hari ikintu rero dushobora kwibutsa Imana kugira ngo yongere ituzure. Haleluya. Erega muvandimwe, nubwo uvuga ngo umukozi w'Imana nagusengere, nawe gira igikorwa ariko. Amina. Gira igikorwa nawe Imana, umuntu yaheraho yibutsa Imana. Ese muvandimwe, urambwira uti ngaho nsengera, nagera imbere y'Imana, Imana ikambwira uti uyu muntu ni umupagani, yuzuye amaraso, ni umugome, none uragira ngo ndibutse Imana iki? Gira igikorwa cyiza ukora. Haleluya. Haleluya. Umva muvandimwe, nkubwire, burya wakoze igikorwa cyo gukiranuka, Imana igiheraho ikakwibuka. Haleluya. Imana igiheraho ikibuka ibyo wakoze. Amina. Haleluya. Eliya nawe yagiye gushinga urubanza imbere y'Imana ahereye ku by'umupfakazi yamukoreye. Haleluya. Nanjye nzajya gushinga urubanza imbere y'Imana mpereye ku cyo wankoreye. None nageze iwawe ndahasonzera, ngeze iwawe inyota irahankubitiye, ngusabye amazi urayanyimye, ndakubwiye nti magasate k'umugati urakanyimye, nyambika nyamara nambaye ubusa, dore abantu bari kundeba bagaseka nyambika, uti ntabwo nshobora kukwambika. Warangiza ngo nsengera, ndasenga ndibutse ikimana, birangoye. Burya rero reka nkubwire, ituru uhaguruka nugiye ku mukozi w'Imana rituma nawe arushaho kugutwara ku mutima, rituma nawe arushaho kuguma iwawe, kandi yagumye iwawe akaga kakaza, umukozi w'Imana nawe arakuvuga. Haleluya. Umukozi w'Imana yibutsa Imana icyo wakoze, umukozi w'Imana yibutsa Imana uwo uri we. Umukozi w'Imana aravuga ati nyamara ariko. Haleluya. Nyamara ariko. Haleluya. Nukuri umukozi w'Imana bafite icyo ashingira hajya kwibutsa Imana. Ati mbe Mana, ubu uyu muntu uko yanyakiriye akangirira neza, birakwiriye ko wamwicira umwana koko? Haleluya. Muvandimwe rero, kugusengera simbyanze, ariko nawe mifatiro. Haleluya. Mifatiro ndi bufateho, nibutsa Imana icyo uri cyo, nibutsa Imana uwo uri we, mbwira Imana icyo wakoze. Haleluya. Muvandimwe nkunda, ndagira ngo umfashe kwibutsa Imana, icyo guheraho nibutsa Imana, nyibwire ni Imana, wibuke ko ari runaka wagize gutya. Hako se muvandimwe, igihe kinini ukibayeho utukana, igihe kinini ubayeho ugira nabi, igihe kinini ubayeho uri igisambo, wireba wikunda, none ushaka kuvuga ngo nugira ikibazo uzambwira ngo ningusengere, ngewe izo mbaraga nzaba nzifite gute utampaye ifatiro? Haleluya. Ibyo ndabivuga mereye kuri iri somo rya Eliya n'umupfakazi. Umwana yarapfuye nuko Eliya aramuzura, ariko Eliya mbere yuko muzura, reka twongere tubisome neza. Eliya yaragiye afata wa mwana. Haleluya. Yaragiye afata wa mwana, noneho aramubwira ati, atakambira Uhoraho agira ati, Uhoraho Mana yanjye, ese urashaka kugirira nabi uyu mupfakazi wancumbikiye? Haleluya. Umwicira umwana? Eliya arambarara gatatu hejuru y'umwana, maze atakambira Uhoraho agira ati, Uhoraho Mana yanjye, umwuka w'uyu mwana numugarukemo. Haleluya. Amina. Eliya arababaye. Uhoraho Mana yanjye, ese urashaka kumugira nabi uyu muntu wancumbikiye? Urashaka kumuteza amarira? Urashaka kumuteza agahinda? Urashaka kumutera umubabaro? Kandi yarancumbikiye. Haleluya. Kandi yarantabaye. Uhoraho Mana yanjye, ubwo se wabikora? Girira, ni nko kumuga ati, girira ko ndi umukozi wawe, ugirire ko yangiriye neza, maze umugarure mu mwuka. Haleluya. Uhoraho Mana yanjye, umwuka w'uyu mwana numugarukemo. Haleluya. Haleluya. Uhoraho Mana yanjye, umwuka w'uyu mwana numugarukemo, ndakwinginze, ndabigusabye kuko ubishoboye. Uhoraho yumva ijwi rya Eliya, maze umwuka w'umwana umugarukamo, asubirana ubuzima. Haleluya. Ijambo ry'Imana dushimiye Imana. Umwana asubiranye ubuzima kubera iki? Reka twongere dusubire inyuma gato. Kubera ko wa mupfakazi yagiriye neza umuntu w'Imana. Umuntu w'Imana rero yakomeje kubana nawe. Ubwo nukuvuga ngo bari basangiye gupfa no gukira, bari basangiye akaga n'ibyishimo. Umuntu w'Imana rero yakozweho n'urupfu rw'uwo mupfakazi. Nukuvuga iki rero? Kuba wagiriye neza umukozi w'Imana ntago bikuraho akaga wahura nako, ntago bikuraho ko wagira ingorane zineze, ariko mva muvandimwe nkunda. Haleluya. Kuba wagira akaga uri kumwe n'umukozi w'Imana ntago ari kimwe no kukagira utari kumwe nawe.
burya umukozi w'Imana ashaka kukubwira ati ngiye kugusengera, yasenga ukabona ntabwo biri gukoreka, ukavuga uti nawe arabeshya. Ariko reka nkubwire, keretse adakorera Imana y'ukuri. Nge narabibonye hari ibyo Imana isubiza ku kanya n'ibyo isubiza mu gihe, ariko nta sengesho riba umunyagara. Nge narabyiboneye, narayasenze ndarira ndahena ndahenura, ariko Imana yo mu ijuru yarashubije. Ndavuga nti ni Imana koko. Amina, haleluya. Njya mbivuga cyane kandi sinzatinya kubivuga, niko byagenze. Hari amasengesho y'umubabaro, hari ayo dusenga twabuze ibyiringiro. Umupfakazi niyo yasenze abona umwana, wapi, ntabwo biri kugaruka. Ni nayo wa mugore w'umushunemukazi niyo yasenze, nawe biranga. Arangije afata umwana aragenda arambika kwa Eliya. Ubwo ni nko kuvuga ngo ndananiwe, njyewe ndatsinzwe. Nawe gerageza muntu w'Imana. Haleluya. Kandi ariko umuntu w'Imana abifata muri gahunda ze, abishyira mu mutwe we, abishyira mu mutima, aravuga ati ibi bintu ndabikoraho. Haleluya. Nuko arabikora kandi birakoreka. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha muvandimwe rero umaze kumva ko ibyo bintu bishoboka. Haleluya. Umuntu w'Imana ndagira ngo nkubwire ngo naho mwaba muhagararanye mureshya, burya abagusumba kuko Eliya, haleluya, yaryaga yanywaga kimwe n'uyu mupfakazi, barya kuri kagafu kakomezaga kuba mu kebo. Ariko igihe cyarageze ikibazo kibaye, noneho Imana yemera ko kiba kugira ngo yehere ku mupfakazi Eliya uwo ari we. Yari yabonye ko ari umuntu w'Imana, ariko ntabwo yari azi agaciro ka Eliya, ntabwo yari azi Eliya uwo ari we. Buriya ashobora kuba yaranashidikanyaga, avuga ati si umuntu w'Imana, nubwo ko agafu kadashira ariko ntikiyongera. Mbese ubwo akebo kakomeje kuba ari ak'ibiro 5, gakomeza kuba amagafu. Amavuta wenda yari litiro 2, akomeza kuba amavuta. Noneho wa mupfakazi akavuga ati yego uyu muntu w'Imana ntibishiramo, ariko se ko Imana itazanye ibiro 5 na ko ibiro 10 cyangwa 20 cyangwa umufuka. Wenda uwo mupfakazi ashobora kuba ariko yibazaga. Imana iravuga iti reka nze gusubize nkwereke uwo muri kumwe wari we. Yemera rero ko icyo kibazo kiba. Imana ijya yemera ko ikibazo kiba kugira ngo izane umukozi wayo imuheshe icyubahiro. Haleluya. Imana igitwubahisha we, haleluya, iratwubahisha yabishatse. Ku bushake bwayo, mu nzira zayo, Imana irabikora cyane. Ubwo rero Eliya agira gutya, yegera Imana arayibwira ati uyu mwuka numugarukemo. Nuko Uhoraho yumva gutakamba kwa Eliya, wa mwuka umugarukamo, umwana yongera kuba muzima. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Umwana yongera kuba muzima. Amina. Umwana yongera kuba muzima, uwari wapfuye agarukana ubuzima kubera isengesho ry'umuntu w'Imana. Impamvu rero ngo bwe niba ndaho mupfakazi yarazi ko ari kumwe na Eliya, ariko amufata nk'umuntu usanzwe. Yarazi ko ari kumwe n'umuntu ukomeye, ariko atamuhaye agaciro karenza ko yakagombye kumuha. Umva rero Imana ijya yubahisha abakozi bayo. Umva ukuntu yamwubahishije rero. Noneho rero Eliya aravuga ati dore umwana wawe ni muzima. Umugore abwira Eliya ati yego noneho umenye ko uri umuntu w'Imana, kandi ko ijambo ry'Uhoraho uvuga ari ukuri. Ijambo ry'Imana dushimeye Imana. Iba haleluya. Haruko bazatumenyera ku by'Imana izaba yamaze kutugaragazaho. Eliya yararivuze, umupfakazi akagira akantu ko gushidikanya. Akavuga ati iri jambo ni rya, ariko so uyu muntu wora wenda yicaye atajya guhinga, atagira gute. Uko Eliya yabagaho akabana n'uwo mupfakazi, birashoboka rero ko umupfakazi yabyukaga mu gitondo agakorera kuri kagafu, wenda agakora igikoma, yarangiza akaza gukora kuri kagafu agakora agatsima. Noneho akumva wa muntu akomeza kuvuga ijambo ry'Imana, avuga ukuntu Imana izagira neza, ukuntu Imana izatabara abayo, ukuntu Imana. Noneho yageraho umupfakazi akavuga ati ariko uyu muntu azajya ahora yicaye havuga gusa, ariko uyu muntu buriya rero kugira ngo umwana apfe nuko umuntu umupfakazi yari yagize ikibazo n'umukozi w'Imana. Byanze bikuze yari afite akantu ko gushidikanya, yari afite ikibazo Imana yagombaga gusubiza iciye hehe muri Eliya, kandi Eliya atavuze. Eliya birashoboka ko yaba yaravugaga terega Imana yarantumye, wa mugore akabica amazi. Erega burya bajya baduca amazi iyo babonye ko ntacyo dufite. Umupfakazi yari yabonye ko Eliya ntacyo afite. Umupfakazi yari yabonye ko Eliya nawe arya kuri kagatsima babanje gukora. Umupfakazi yari yamaze kubona ko kugira ngo Eliya abone amazi yo kunywa ari ugomba kuyamukorera, noneho kuyamuvomera. Noneho atangira kugira akantu. Bijya bibaho rero abakozi b'Imana, icyo kibazo turakigira.
ngewe nanjye ndishyira mu bakozi b'Imana nkurikije uyu murimo nkora, umbabarire ubyumve muvandimwe, ndagira ngo iri somo rirusheho kumvikana neza. Ntabwo ndi gushaka icyubahiro kuri wowe, ahubwo ndi kugira ngo urusheho kubisobanukirwa ubutaha ujye ukora neza ku bakozi b'Imana. Haleluya. Umva, nuko rero Imana ijya yemera kutwambika ubusa, ijya yemera ko naho naba ndi umukozi w'Imana, nzi wawe narangiza rwose nkahasonzera, nzi wawe narangiza rwose nkaharwarira malariya, nzi wawe narangiza rwose nkahagirira inzara, ndetse wanashyira uturyo ku meza nkarya byinshi kurusha abawe, kurusha wowe, maze ukajya uvuga ko akoze umukozi w'Imana ko ndeba arya cyane, iyo ako kantu kakaza ariko abona umukozi w'Imana ngo banza abeshya. Kandi burya iyo umukozi w'Imana utindanye nawe urashyira ukabona ko ari umuntu nk'abandi. Umupfakazi rero yabanye na Eliya, arangije abonye ukuntu wenda Eliya yaryaga byinshi, wenda se Eliya yarasinziraga akagona, wenda se Eliya yarayirwa, yewe hari utuntu nyine tw'abantu ushobora guhera ukavuga ngo ariko uyu muntu ntabwo ari umukozi w'Imana. Uko haleluya, kumvugiza akantu ko gushidikanya ngo ariko uyu muntu nyamara yego narabibonye, ariko se koko ni umuntu w'Imana. Hari igihe Imana rero ijya yemera ko urwo rujijo ruba ku bantu, igitangaza kigakoreka. Nanjye bijya bimbaho, hari abantu njya nsengera ibitangaza bigakoreka pe, ariko nyuma y'igihe ugasanga niwe batangiye kuvuga ngo ariko se koko ngo buriya akorera Imana, ukumva na wa wundi wakorewe igitangaza yahinyuye. Na Yezu byamubayeho. Ni ukuvuga iki rero, imitima y'abantu burya tumeze nk'inda, ishimira hehe? Mwiriro. Aho uririye niho ushimira. Umupfakazi rero akebo kakomeje kubamo agafu, urweso akeso kakomeza kubamo utuvuta, ariko umupfakazi kora gutindana na Eliya, abona wenda ukuntu Eliya wenda akaraba rimwe mu minsi ibiri, abona wenda se ukuntu Eliya yiborosa, simbizi. Hari ikintu buri hari ukuntu umukozi w'Imana naho aba ari umukozi w'Imana ariko aba ari umuntu, ako nako reka tukamenya, ariko kandi nako tukubahe. Imana ijya gutora ariko igatora umuntu mu bantu. Aba afite ijambo rikomeye, aba afite ubuhangange n'ubwenge imbere y'Imana, ariko mu bantu aba ari umuntu nk'abandi. Haleluya. Aba ari umuntu nk'abandi. Eliya ashobora kuba yarambaraga n'umwenda wenda akawumesa hashize iminsi ibiri, kandi wenda uwo mugore afite isuku y'uko amesa buri munsi. Eliya ashobora kuba yaramaraga kurya agahaguruka ku meza adahagurukanye isahani ye. None wa mupfakazi kavuga ko si uyu muntu w'Imana, akumva ngo aravuga ijambo ry'Imana, ubazajya amara kurya ari ngewe ujya kwandurura. Eliya ubwo ashobora kuba yarafite utuntu tw'ubumuntu twatumaga wa mupfakazi amugiraho akantu. Utwo tubaho rero, tubaho. Niyo mpamvu njya mvuga nti ntabwo nifuza ko twahura ngo dutindane, kuko njya mvuga ni icyo numva kiduhuje n'iri jambo. Wenda dushobora guhura ukazasanga wenda se wenda mfite akantu utakwishimira, kandi bibaho rwose. None ukajya uvuga akoze uyu muntu uko ari umuntu w'Imana. Oya, umva reka twigomere ku Mana, niyo yaduhuje. Eliya rero gutindana na wa mupfakazi cyagezaho umupfakazi atangira gushidikanya kuri Eliya, kandi kugira ngo amushidikanyeho hari impamvu navuga ngo zifatika zigaragarira umubiri. Hari abakozi b'Imana kandi nzi ko babaho, wenda tuvuge hari abo nzi akaba ari umukozi w'Imana ariko anywa n'inzoga rwose pe, umurimo akora akaba ari wo, akakubwira ati Imana iravuze, ugasanga nibyo pe, n'ibimenyetso agwaye bikaba nibyo. Yamara kuguha umurimo, gukora umurimo w'Imana ati cyo mpagacupa ka mitsingi cyangwa ka primus cyangwa se mpakagage, wamara kukamuha agasinda ukabona yicaye aho ngaho, noneho no guhaguruka byamunaniye. Ibyo rero nta kuntu bitatuma wibaza ko si uyu ni umukozi w'Imana koko. Yego, Imana igishyiraho urujijo kugira ngo yubahishe abayo. Ngewe Imana yarambwiye ngo igihisha zahabu mu gihuru kugira ngo abantu bazayimenya ari abazaba bafite Imana koko. Haleluya. Imana igisha zahabu mu gihuru. Mu gihuru ni hehe rero? Ukabona nk'uwo mukozi umeze gutyo w'Imana, ariko mu by'ukuri iyo myifatire ye iguteye urujijo. Ntabwo ari uko atari umukozi w'Imana, ahubwo nuko Imana imuhishe muri icyo kintu kugira ngo hari impamvu zayo bwite. Hari impamvu, kandi impamvu z'Imana ntabwo dushaka kuzimenya zose kuko igira ibanga ryayo. Haleluya.
igira ibanga ryayo. Ngewe impamvu ngewe njya nkubwira ahantu Nyagasani yampishe, reka mbakubwire si ibanga. Nyagasani Yezu yampishe mu kintu cyitwa ubusirimu. Narabimusabye mbere yuko njya kumukorera, ndavuga ntuzandeke nibera umusirimu, ati ndabiguhaye. Yewe we amishamo pe. Icyo ndongera kugisubiramo, ndongera ngisubiremo igihe bizaba bibaye ngombwa. Yakimishemo rero ku buryo abantu benshi turahura baba bashaka kubona ngo uwo mukozi w'Imana mbeza ate, bagatekereza wenda hari n'odoretse ngo arambwa ati yo atubwo uzi ko najyaga numva ari umuntu w'umukecuru. Ntoya ni njyewe. Ati ni wowe, ni akamuhobera ati yewe we. Ati najyaga mbona numva ari umuntu hari ukuze. Yewe iyo rero umuntu ari kuri uyu murimo, umuntu agutekereza mu buryo wenda butandukanye n'uko umeze. Njewe rero njya mbwira abantu batanzi, ntibizagutangaze kumbona nambaye ipantaro, ntibizagutangaze kuba waba ubonye nambaye n'ikabutura, nuko wenda umuntu agenda kura bikagenda bihindahinduka, ugasanga nyine hari ibintu bitakitubera. Ariko iyo nabishoboye ndagashyiramo pe. Niduhura meze nyo ntuzatekereze ngo ngo ntago ari umuntu w'Imana, ngo naresenga umuntu w'Imana ngo yambara ipantaro. Reka nkubwire, ngewe Yezu Kristo naramubwiye nzagukweko ndeke nibera umusirimu, arambwira ati ndabikwemereye. Amubwo busirimu arambwira ati nibikugira we nzabiguha. Nuduhura rero ukambona rwose nikunze nakeye nabigenje uko Nyagasani yabyemeye rwose, nako gatiro twagashyizeho bimeze neza, ntuzatekereze ko nta jambo ry'Imana mfite. Haleluya, ijambo riri mu mutima. Ntabwo rero haleluya, ntabwo uzahera ku mubiri ngo ujye kuvuga ngo imbere hameze gutya. Haleluya. Ibyo rero icyo nashaka kubwira muvandimwe, abantu b'Imana hari ukuntu Imana ibahisha kandi bikora ibishaka. Nge narabibonye pe. Imana ijya ibahisha ibishaka kugira ngo mbese itera urujijo abasigaye, ihishurira abagomba guhishurirwa, kuko abafite amaso yo guhishurirwa bo barabibona. Hari uw'Imana ihisha mu bukene, ugasanga n'umukozi w'Imana ariko uteka ahora mu bibazo by'ubukene. Ugasanga n'umukozi w'Imana ariko aho riteka mu bihombi cyakoze ntigikunde. Ugasanga n'umukozi w'Imana iteka ahora ku mavi ari gusaba umunyu wo guteka, isabune yo gukaraba agomba kuyisaba. Abo bariho rero Imana ikamuhisha muri icyo kintu cy'ubukene cyo gusuzugurwa. Ariko ari umukozi w'Imana pe, kugira ngo Imana ivangavanga ibitekerezo by'abiyita abanyabwenge. Kuko abiyitaga abanyabwenge bari bazi ko Yezu azavuka mu muryango ukomeye, bari bazi ko azavuka mu miryango y'ibwami y'ibikomerezwa. Ariko umwana w'Imana yavutse mu muryango uciriritse ndetse w'abakene. Haleluya, kuko Imana ibishaka kugira ngo yiharire ikuzo ryayo. Amina. Eliya rero tumugarukeho, niwe waduteye kuvuga aya magambo yose, niwe waduteye no kuvuga ukuntu abakozi b'Imana bagira kamere z'abantu. Ntuzatangazwe no kuba wahura n'umuntu w'Imana gusanga ari umuntu nk'abandi. Ntuzigere ubitekereza ngo uvuge ngo ariko se ngo umuntu w'Imana koko ngo araryama akagona. None se wenda ashobora kuba ashobora kuba afite icyo kibazo, ngo ariko se ngo umuntu w'Imana ngo none se ngo araririmba ijwi ngo nirizamuke. Barase umuntu w'Imana ngo yambara inkweto. Hari n'abantu b'Imana, hari n'abo nzi rwose bagira umwanda pe, akaba ari umukozi w'Imana ariko ari n'umunyamwanda. Bibaho pe, abo ndabazi. Ugasanga umwambaro yambara ntumeswa, ukagomba kuwumesa ari wowe wamurebye kubera iki Imana yahishe muri we. Hari igihe Imana ibikora kugira ngo ivangavanga ibyo abantu batatekerezaga. Imbese umva, icyitwa ubwenge ku bantu n'ubusazi mu maso y'Imana, n'icyitwa ibisazi mu maso y'abantu n'ubwenge ku Mana. Ubwo rero aho ngaho ni ibanga ry'Imana. Hari abakozi b'Imana nzi neza ko bagira imyifatire rwose ubona kwigize. Cyakora aho ngewe ntago njya mashima ku buryo ntabwira abakozi b'Imana ngo yego ni mugome gutyo ngo ni Imana yabahishe. Ahubwo ngeyo muye n'umukozi w'Imana umeze gutyo ndamwegera nkamwigisha, nkamubwira se muvandimwe mwiza, ntago byashoboka ko wagira gutya. Birakunda rero hari igihe akore foro ukabona hari ikintu kigenda kivaho. Ariko icyo nashimye ku Mana ni ukuri naho yaba ari umukozi w'Imana w'umunyamwanda, ntago umwanda we utera ibibazo mu bandi abana nabo. Usanga nyine wenda tuvuga Dakar ariko ntanuke, ugasanga inkweto ze nyine ziri aho ngaho zidahanagwa ariko ukumva ntago zinuka. Mbese muri make wowe ubona ko ari umunyamwanda, ariko Imana ikagira iko igenda ibihishahisha. Ubwo rero ngewe iyo mbonye abakozi b'Imana bameze gutyo,
kubera ko hari icyo Nyagasani yambwiye kandi nacyo kibaye mu nshingano mfite uyu munsi. Yarambwiye ati hari ingabire ishobora gushyira ku murongo izindi. Ni ukuvuga ngo nubwo duhabwa ingabire twese, ariko burya hari ingabire ibisa naho ijyanye abantu ijyanye izindi ku murongo. Iyo nshingano rero yarayimpaye, ampa gushyira ku murongo ingabire z'abanyengabire turi kumwe. Ndabafasha rero kandi nkabafasha kuzishyira ku murongo kandi bigakunda. Ni ukuvuga rero ngo nubwo tuba turi abanyengabire, ariko ntibibuje ko turi abantu. Ariko kandi kugira ngo izi ngabire zigende neza, tuba tugomba kugira uko tubyitwaramo. Hari abanyengabire benshi nzi b'abasinzi, ugasanga ubutumwa bwabo bushidikanywaho kubera ko ari umusinzi. Aho rero ngewe iyo mubonye ndamubwira nti muvandimwe rero, ntabwo dukwiriye gusebya Imana tujyanye n'ubutumwa bwacu. Ibyo rero ni ibintu wenda ntari buze kwinjiramo muri aka kanya. Ngewe icyo nashakaga kukwibwirira muvandimwe mwiza, nuko nyine n'uwo munyengabire ameze gutyo, nawe ujye ugerageza umufashe mu buryo bubiri. Ubwa mbere ni ugusenga, kuko Imana niyo yonyine burya ihindura. Haleluya. Imana niyo ihindura umuntu. Uburyo bwa kabiri ushobora kumufashamo ni ukumuganiriza iyo ubona hari icyo wabikoraho. Mu kumuganiriza rero ugerageza no kumufasha kubikora. Tuvuge uzi neza wenda ko mbese ngera mu bantu nkanuka icyuya, ushobora kungirira neza ukangurira akadeodora kadahenze, wenda ukambwira uti nujya gukora ubutumwa ujye witera kangaka. Burya ubufashije umukozi w'Imana kwamamaza ubutumwa. Bityo rero ituro waha Imana ntabwo ari necessaire amafaranga. Ushobora no gutura ituro ryo kugira umukozi w'Imana inama. Haleluya. Nundi rero hari kugwa kavura, niwumva hari ibintu bisamira ntugire ngo hari ikindi kibazo. Nundi niko bimeze, ariko turakomeza kuko ijambo ry'Imana ryo ntabwo rigurwamo n'imvura. Turakomeje. Nuko rero muvandimwe icyo ndi kukubwira, Eliya umupfakazi yari yatangiye kumugiraho kaduta, hari mbese yararimo kwibaza. Nuko Imana yo mu ijuru yatumye Eliya, kandi yakomeje kubana na Eliya, kandi yamwohereje ko uwo mupfakazi imuhesha icyubahiro, imuzamurira ihema, imushingira intahe. Haleluya. Nuko birakoreka. Amaze kuzura wa mwana, umupfakazi we wenyine aravuga ati ubu nemeye ko n'ijambo uvuga ari irinyakuri. Haleluya. Ni wumva se? Ni ukuvuga ngo mbere hari akantu kari karimo kuko yaravuze ngo noneho ubu menye ko uri umuntu w'Imana. Ni wumva ko hari harimo akantu kari katumye noneho ubu atakibimenya. Noneho ubu ni ukuvuga ngo kuva igihe bari bari kumwe yari yatangiye kwibaza. Kandi wibuke yuko bahura umuntu ngo umupfakazi hano umurongo wa 10, Eliya arahaguruka Giserabuta yinjira mu mujyi, asanga umugore w'umupfakazi watashyaga inkwi. Aramuhamagara maze aramubwira ati ndakwinginze jya kuzana amazi muri urwo rweso kugira ngo nkwe. Umugore ajya kuyazana. Eliya aramuhamagara maze aravuga ati ndakwinginze unzanire n'agasate k'umugati. Umugore aramusubiza ati ndahiye Uhoraho nyir'ubuzima Imana yawe ntako mfite. Imana yawe yari yabonye ko ari umwana wa Uhoraho Imana nyir'ubuzima, yari yabibonye. None uyu munsi aramubwira ati noneho ubumenye ko uri umuntu w'Imana. Urumva ko harimo akantu. Akimubona yavuze ati ndahiye Uhoraho Imana yawe, yari yamumenye. None uyu munsi ati noneho ubumenye ko uri umuntu w'Imana, kandi ko ijambo ry'Uhoraho uvuga ari ukuri. Urumva ko hari hajemo akantu. Hari hajemo akantu. Ako kantu rero gaterwa n'ubumuntu katewe n'ubumuntu bwa Eliya cyangwa se n'ubumuntu bw'uwo mupfakazi. Burya hari igihe umukozi w'Imana yitwararika akagerageza kukwitwararika, ariko wowe ukanguka bona negatifu gusa. Umukozi w'Imana, kandi njya mbona abantu benshi babikora ibyo bintu, ugafasha umukozi w'Imana ariko ukazagera ukamurambirwa ngo ariko ngo ko yajaje gusaba icumbi igihe kitoya, none ko ndeba hatinze, ugatangira kumwanga no kumugira nabi, ugatangira kumuteza umwana ngo maze ngo nujya kurya ngo ntumugaburire. Niwumva Imana igahitamo gutwara uwo mwana, kandi nayo igahitamo kukwereka ko ari umuntu w'Imana. Bijya bibaho rero ko umukozi w'Imana ashobora kwitwara nabi bigatuma wenda umurambirwa, ariko bijya bibaho ko n'abantu b'Imana aribo bantu wenda navuga ngo iyo mbaga y'Imana nayo yitwara nabi ikarambirwa umukozi w'Imana. Kandi umukozi w'Imana yagerageje kuba
umunyakuri yagerageje kuba honete ariko akitwararika bikanga bigafata ubusa kubera ko warambiwe Imana iri muri we. Imana igitugira neza tugashima ako kanya ariko ko igihe kigenda kigirayo tugenda tuyirambirwa kandi uzi ko bibaho. Iyo yagukijije ubushize iyo ikindi kije uravuga uti iyo ntago nzi ko ibiri bumva imbere ibi birakomeye cyane. Bityo rero muvandimwe mwiza reka twe kuba mu gushidikanya ku ngabire y'Imana kuko muri kwa gushidikanya niho umugore yapfushirije umwana. Na wa mushunemukazi kwa gushidikanya ko gushaka ko ariko kwatumye umwana apfa kuko ajya kurebera Elisha yamusanze ngo ku musozi wa Karumeli. Abango Elisha niho yari yarigiriye. Nuko bera iki yari yaregiye aho kandi afite inzu aho ngaho harimo akabazo. Aho hagati rero ntabwo tuzi ibyahabaye. Ariko iki Imana ishatse gukora no kugarura agaciro umuntu w'Imana kugira ngo aya magambo asoke mu kanwa k'uyu mugore. Umugore abwira ati yego noneho ubumenye ko uri umuntu w'Imana kandi ko ijambo ry'Uhoraho uvuga ari ukuri. Urumva rero yari yarabanje gushidikanya atari ku ijambo si ukuri. Kubera iki? Ko yavugaga ijambo wenda mu buryo bubihiye uwo mugore, wenda se mu buryo burya abantu bajya bakunda ibitangaza byako kanya ariko byatinda abantu bakarambirwa. Ubwo rero muvandimwe mwiza turangije iri jambo tumaze kumvikana yuko niba umukozi w'Imana yifashe nabi ujye ugerageza kubyihanganira ariko nawe ujye ureba kamere yawe. Izi kamere dutwaranye ubutumwa, izi kamere twakirana ubutumwa nizo zituvangavangira. Wagira gutya wakorera umuntu w'Imana uramuhaye byagera hagati ukaba ari wowe utangira kugenda ngo yewe ngo rega ngo ngiye ngo buriya ngo yatangira se ngo cya kibazo ngo cyari gukemuka ngo ninge wagikemuye kandi ubwo uri kubikora wabikoraga wumva kubikuye ku mutima. Ariko igihe kirageze utangiye gushidikanya ku Mana ye biguhaye kwirwa umuvuga umwamamaza. Imana rero tubabarire ku magambo twaravuze abakozi b'Imana kandi Imana ibabarira abakozi b'Imana ku buryo twaba twaritwaye nabi bugakomeretsa imbaga yabo turi kumwe. Imana duhe umugisha twese rero nk'abagenzi bagana mu ijuru ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.